Aba bantu bahora badusakuriza, turaturanye dutuye hano inyuma yabo, ariko bahora badusakuriza buri munsi. Nta na rimwe tuya tubona agahenge kubera aba bantu. Ngiye aba bantu umugabo yambwiye ikibazo afite, ndangije ndamubwira ngo azaze mwereka ahantu bagende babavure, bashobora kuba bafite ikibazo ka barabaroze. Urabona imyanya myibarukire y'umugore urayizi. Yego. Ubwo rero gutera akabariro nawe ntabwo ari umuntu wowe wakirwa umpaza byinshi. Umugore ngiye iyo tugeze mu buriri nkagera igihe cyo gutera akabariro njya kubona nkasanga ni ng'ishyamba. Urwiri mbese urwiri ntisinzi niba utarwumva rukunze kuba ahantu mu misozi ku butaka bukomeye. Yaratubwiye natwe turabizi. Yaratubwiye ngo ajya kureba ku mugitsina cy'umugore we ngo ugasanga ni urwiri. Twebwe rero ntitubisobanukirwa kubera ko ntabwo twabwira umugore ngo natwereke. Oya, igitsina ntabwo gisanga usanga ari urwiri. Atahatinze yishwe n'inzoga kubera agahinda, ariko nanjye n'ukuri najye sije umutima nanjye wenda guturika nabuze icyo nakora. Twarivuje amafaranga amaze kudushiraho, tujya ahantu hatatu hose bakaturya amafaranga bakatubwira ngo barandoze, barandangira umuti bikaba iby'ubusa. Njyewe ngurikije ikibazo uko kimeze nuko wenda nta n'ubushobozi ntaguha n'ibirenze n'amafaranga, kuko kubura umuntu w'umugabo witwa ngo ufite umugore ukamara amezi 6 udatera akabariro, urumva atari ibintu bibabaje muganga. Ye mugabo wowe urinde dahiye we wowe urinde kwemuka. dahiye we urambaza kandi uri kuntwika wose urundi kumpamagara. Wowe uri kumpamagara urinde? Justin uramuzi? Kurumva uri kuntwika? Ndakubaza Justin uramuzi? Ndamuzi. Wamuhoye iki? Namuha amafaranga yanjye musaba ko turyamana arabyanga. None wamugize kuriye? Njye wabikoze ariko ngiye kukwica nawe. Oya ntunyice. Ahubwo uri kuntwika mbabarira. None se ko njye amafaranga yanjye katarayampaye? Wowe witwa nde? Njyewe ntago nakubwiye izina ryanjye. Ntabwo nakubwiye izina ryanjye. Ahubwo ndamuzi we Justine. Siwendagije? Ntago mbishaka. Siwendagije? Yego winyicane njyewe ndagije, ariko impamvu nyine nabikoze namuhaye amafaranga yanjye musaba ko turyamana arayanyima, yanka no kumpa ibyo namusabye. Ubwo rero ibi bintu ntuzongera kubikora kandi nujya kubikorwa nanjye ngiye gukora ibyo nshaka. Mbabarira ntago nzongera we, ntunyice urinde se kuri kuntwika uranyishe we. Mbabarira ntago nzongera mbabarira. Nukuri ibintu mbonye biranangaje. Nari maze amezi 6 yose naseka, mwayibonaga namwe pe. Nari mbabaye ariko mbonye igitangaza. Uyu muganga Imana imumugisha, mbese imwongera ibintu byinshi pe, ankureye igitangaza arongera aransekeje. Yes, bakunzi bacu ndabasuhuje aho muri mu mande zitandukanye z'isi, nizere ko mumeze neza cyane kandi ndashimira abantu mudahwema kudukurikirana, abantu muduha ibitekerezo umunsi ku munsi, muri abantu b'ingenzi ndetse bagaciro kuri twebwe. Uyu munsi rero twatembereye ahantu kure, aba bantu mubona kuri kamera zacu n'umuryango waduhamagaye ngo tuganire ku bintu bigiye bitandukanye. Muraza kuba mubyumva, muraza kumenya impamvu turi hano ndetse baraza kuba batuganirira, ariko reka mbanze mbaha ikaze kuri cano yacu. Reka mpere ku mutware w'urugo, guhaye ikaze cyane. Murakoze. Ngiye natumije ubundi ngitangazamakuru. Banze usuhuza abantu badukurikiranye unabibwire bakumenye. Muraza kumbabara ko mfite uburakari bwinshi kuko ngiye maze iminsi mbona birabaje cyane. Mwiriwe ariko? Mwiriwe neza. Ngiye rero impamvu ngiye natumije itangazamakuru nukugira ngiye nirukana umugore wanjye n'abantu bose babimenye, nibishaka bice nahe no mu mahanga hose ko umugore wanjye amaze kuntambira cyane. Harya tuvugana wambwiye ko witwa Ndinyibutsa? Ngiye tuvugana nakubwiye ko uri kuvugana na Musafiri Ernest. Musafiri. Madamu se yitwa nde ko adashaka kuvuga, wamwegereza mikoro akanadusuhuza nawe ubundi tukabona noneho kwinjira mu mpamvu nyirizina yatuzanye. Nawe niyivugire. Mabuja umeze neza? Meze neza. Yego, watubwira amazina yawe ugasuhuza n'abantu badukurikiranye? Murakoze. Nitwirage Justine.
Justine yego aha turi ni kwa Justine na Musafiri. Musafiri abarutanyo tubwira ati impamvu nabatumiye ndarakaye cyane, byagenze bite, warakajwe n'iki? nge umugore tubana twabanye neza, tubyarana umwana bwa mbere neza, ariko ubu ngubu hashize imyaka 6. Mu myaka 6 tumaze tubana, amezi 6 ashize njya mu bintu byo njya gutera akabariro ngasanga n'urwiri, ibyatsi nyabyatsi. Ibiki byatsi se? Ibyatsi nyine nanjye ntiwambaza ngo ni iki. Musafiri genda gahoro gabanya uburakari, tubwire ibyo niko kutubwira ngo ujya gutera ngo kabariro ugasanga n'urwiri ni ibyatsi, ubwo si ibyo ni ibiki uri kuvuga? Urabona imyanya myibarukire y'umugore urayizi. Yego. Ubwo rero gutera akabariro nawe ntabwo ari umuntu wowe wakirirwa umpaza byinshi. Umugore ngiye iyo tugeze mu buriri nkagera igihe cyo gutera akabariro njya kubona nkasanga ni ng'ishyamba. Urwiri mbese urwiri ntisinzi niba utarwumva, rukunze kuba ahantu mu misozi ku butaka bukomeye, ugasanga ni ibintu by'urwiri by'ibyatsi nyabyatsi, ariko biba binateye n'ubwo banza atari n'ibyatsi gusa. Musafiri urambabarira, wenda sinzi niba nsetse mu bikomeye cyangwa se mbyumvise nabi. Ndakeka ko ushaka kuvuga wenda ko se umugore wawe yaba yaragize umwanda wenda mu myanya myibarukiro ye, ntakore nyine isuku igomba kuhakorerwa, se wenda gahunda zaho zikaba zarakuze cyane bikamera nk'urwiri. Nicyo ushatse gusobanura? Oya, njya gutera akabariro ngasanga ni ibyatsi n'urwiri. Ibyatsi se suzi ko aba ari icyatsi nyine. Reka mbivuge mu kinyarwanda cyeruye, ni uko umugore wawe se adakora isuku ngo yogoshe, niyo mpamvu oya, ntabwo impamvu ari uko adakora isuku ngo yogoshe, ahubwo ni uko njya gutera akabariro amezi 6 nakubwiye ko ashize. Buri gihe ko ngiye gutera akabariro nsanga ari urwiri. Ana rero mpamvu ngewe maze kurambirwa, maze no kurambirwa ko ngewe maze kugera ku baganga bagera muri 3. Naragerageje ntabwo tujye no kwivuza arabyemera, ariko tumaze kugera ku baganga bagera muri 3 bavuga nta marozi, ariko bananiye kutuvura. Ubona bimeze nk'urwiri cyangwa ubona ari urwiri nyarwiri? Se nakubwira ngo iki urwiri ikibara, ibyatsi ntabwo ubibona. None se nyine uzo kugezana n'ubu ngubu ntarasobanukirwa ikintu uri kuvuga. Ntabwo ndi gusobanukirwa nyine, no kuvuga igitsina nta kiriho se? Ubona mbese igitsina usanga ari ng'ishyamba, nta nubwo ubona n'igitsina, icyo ubona ni urwiri. Ni ukuvuga ngo ikibazo afite ku gitsina, hakabaye hari igitsina, hariho habaye ishyamba ikibara nyine, urwiri nyine nawe urabyumva. Nta gitsina mbese aba gifite. Safi, ibyo bintu si se abanyamwana. None se ndumva reka niyegerere umuturanyi wawe uri kutwo. Uretse nkogereza mikoro umbwiye ngo iki? Aba bantu bahora badusakuriza, turaturanye dutuye hano inyuma yabo, ariko bahora badusakuriza buri munsi. Nta na rimwe tuya tubona agahenge kubera aba bantu. Ngewe aba bantu umugabo yambwiye ikibazo afite, ndangije ndamubwira ngo azaze mwereka ahantu bagende babavure, bashobora kuba bafite ikibazo ukaba barabaroze. None se ikibazo ufite muri urugo no mu baturanyi musanzwe mukizi? Turakizi. Ngende namubwiye ngo nareke murangira ahantu basi bagende mbereka ahantu nanjye bandangiye nivurije, kuko nanjye nari ndwaye, barangije barabyanga. None rero bahora badusakuriza, sinzi rero ukuntu byagenda, sinzi ikintu mwadufasha cyangwa mwava hano mubafashije. Musafiri aratubwiye ngo yageze gutera akabariro ngasanga imyanya myibarukiro cyangwa imyanya ndangagitsina y'umugore we ngo arayibura, agasanga hariho ishyamba. Yaratubwiye natwe turabizi. Yaratubwiye ngo ajya kureba ku gitsina cy'umugore we ngo ugasanga ni urwiri. Twebwe rero ntitubisobanukirwa, kubera ko ntabwo twabwira umugore ngo natwereke. Oya, igitsina ntabwo gisanga usanga ari urwiri. Mera mikoro madamu wawe nawe mubaze gato. None se mabuja, ibyo bintu umugabo wari kuvuga nibyo? Ibyo bintu ujya ubibona cyangwa nyine ni abaturanyi bari kuguharabika? Tubwize ukuri twumva byaducanze rwose. Nanjye uko mundeba agahenda kenda kunyica, nibyo rwose. Umugabo wanjye tujya kubikora, nanjye nta ruhare mbigiramo, akambwira ngo arabona aho urwiri, akarara mu cyumba cye, mbese sinyirya. Ntabwo mukirara mu cyumba kimwe? turara ajya nyine agakoraho ngo arebe ko hari icyakemutse wapi, akambwira ngo ari kubona urwiri nta kindi kintu abona.
ukarara mu cyumba cyawe twarivuje. ukarara mu cyumba cye Yego, hari ubwo aza yivovota, hari n'ubwo ararayo, hari n'ubwo ataha atinze yishwe n'inzoga kubera agahinda. Ariko nanjye ni ukuri nanjye sijye umutima nanjye wenda guturika, nabuze icyo nakora. Twarivuje, amafaranga amaze kudushiraho, tujya ahantu hatatu hose bakaturya amafaranga, bakatubwira ngo barandoze, barandangira umuti, bikaba iby'ubusa. None se nta kintu nakora mugabo wanjye, none se urambwira ngo ngende nanjye ko atari jye. none se Musafi oya agomba kujya iwabo, noneho bavuze nagutumijeho ngo namutware unabibona, nushaka ubishire mu itangazamakuru aho ushaka hose, ariko utekereza ko agenda ari wowe bamuroze se ubwo se saba hari ukuntu kugeza abatara aho mutakirara mu cyumba kimwe ngasigarara mu cyumba cyo karara mu cyawe njye n'ibiryo bye ntabwo nkibishaka, atazananduga akabagera aho anyica nk'uko iwabo babagize. buriya iwabo basaba bafite ibintu by'ibinyabingi. karabaye uyu muturanyi niwe uri bunyihera amakuru neza. nese rata umuturanyi, ibi bintu wowe kubabwira ngo barabaroze ngo bazabafashe ngo bajye kubavuza, kandi wumva bari kutubwira ngo bivuje ahantu harenga hatatu hose ngo byanga. njyewe rero narababwiye ntibirashoboka ko ahantu hose mwagiye byanze, ariko nanjye mbaha ubuhamya bw'ibyambayeho. nawe ugize guhura n'ikibazo nanjye nagize cy'uburozi ikibazo cy'inda, naratwise inda iragenda igira amezi 6 iri konka, amezi 6 ashize inda irahagarara. Inda iragenda igira amezi 18 iri mu nda, igihe cyageze biraceceka, konka birahagarara, mbese nkajya numva ni ikintu kimeze nk'urutare kiri mu nda. Igihe kigeze nanjye bandangira, nkajya njya kwivuza kwa muganga, nzi ngo ni kwa muganga mu kizungu, biranga. Igihe kigeze bandangira kujya mu kinyarwanda, ngiye mu kinyarwanda hamwe biranga, abandi amafaranga ni benshi, nagiye nk'ahantu 5 hose biranga, amafaranga yanshizeho. Ari nayo mpamvu nanjye mbese bandangiye umusaza witwa Ndera Mbungiramihigo, ndaza bamungezaho, ndangije aramvura ndakira, ubu narakize meze neza, mbere nari meze nabi. Ubwo rero nanjye narababwiye ngo basaze mbere ko uwo musaza wamvuye nawe abavure, n'ubu nimba bafite amafaranga baze mbajyana bavure abafashe. Musafi, ikibazo ngikemutse noneho ku kimwe kujya kwivuza kandi babaha ubuhamya bw'umuntu uvura byanyabyo. ariko kubera iki mumbatiriza ko nagerageje ko amafaranga yacizeho, murambatiriza iki ko nshaka ajya iwabo ubundi akajya ukeneye ko mwivuza mugakira ugakomeza n'umugore wawe, cyangwa ukeneye nuko umugore wawe ataha? se najya kwivuza amafaranga nyakuye, ndi kukubwira ko yanshizeho ndi kwivuza. abameze utese wamvura ku buryo byakira kuruta abo twanyuzeho. bivuze ngo wamaze kwiheba? narihebye njyewe, niyo mpamvu nshaka ko n'umugore ajya iwabo, ubundi nta mugore mfite. nese Musafi, ko nuko udafite amafaranga cyane uko udashaka kwivuza? njyewe amafaranga yanshizeho nta mafaranga mfite. ahubwo reka tworoshye ikibazo, aho kugira ngo njyewe ku nama nakugira ko ngo nsige usenye nk'uko wamamagaye ngo ushaka kwirukana umugore wawe ngo rubanda rubibona, ahubwo nagufasha muri ubu buryo. ese tukugurisha amafaranga ukagenda ukivuza, wazatwishyura? nuko nitugera yose bakaduca amafaranga ntibambure ngo nkira ayo mafaranga nzayaguhera iki? niba uzi ko nta mafaranga nzaguha, njye ntabwo najya gutanga amafaranga nzi ko yatanze ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu. niba uzi ko niba atatuvura ngo nkire, kandi nabwo biraba ngombwa ko ngira bikagaragara ko nkize, aya mafaranga tuzashaka, nzafashanya nawe tuyashake, ntabwo ari njye uzashaka kuko ni iwabo babigizemo uruhare. mpayihuriza. oya reka tubyoroshye, n'ubundi ni benshi tujya dufasha, reka tubyoroshye sibyo? umuturanyi isaha urahazi? watuyobora, waduha nimero ye, cyangwa wanadurisha tukajyana, dufite imodoka twajyayo. njye nta kibazo nabaherekeza, twajyana. Musafi, ko turaguha amafaranga bari buguce bakuvure, nukira uratwemerera ibintu bibiri: nukira ntabwo uri busenye, ikindi uzatwishyura amafaranga twaguhaye. nudakira gusa inama nakugira si yo gusenya, wakomeza ukagerageza, ariko nudakira nta kibazo, ubwo tuzamenya ko twebwe duhombye. muze tugiye nta kibazo. ahangaha rero tugeze ni kwa muganga, mbonereho no gushimira uyu mugabo ko yemeye kutuganiriza kuri kamera, tukamubwira ikibazo cy'aba bavandimwe twari dufite,
nubwo twe tuje nta gahunda yo gukora ikiganiro kwa muganga ariko atwemereye ko twaganira nta kibazo. turavuga ati hari igihe mu bantu badukurikirana baba harimo n'undi muntu ufite ikibazo wenda agakenera kumenya aho yazagana ngo bamufashe. ni ukuvuga ngo tugiye kureba nimba bishoboka ko bavurwa cyangwa se byanga muraba mubibona. Mugatuguhaye ikaze nawe wenda ushobora kudusuhuza ukanibwira abantu badukurikiranye batakuzi. Muraho neza ni amahoro? Ni amahoro. Amakuru yanyu? Turaho. Murakomeye? Yego yego. Nitwa Mbungiramihigo, nkaba ndi umuvuzi gakondo. Akaba ari ibintu maze imyaka igeze kuri 16. Akaba ari umurage nasigiye nsokuruza. Ubwo rero namusanze hano nicaye aha ngaha. Yego. Hari abandi barwayi ndiho mvura. Sinzi ko mubunangiraho aha ngaha. Hanyuma ikibagenza ni ikihe? Yego. Rero gahunda rituzanye hano ngende umunyamakuru ko netajya mbikubwira. Aba bavandimwe ubona uyu n'umugabo n'umugore, hanyuma uri mu byo bwawe n'umuturanyi wabo uramuzi ngo waranamuvuye. Naramuvuye. Nabonye muziranye cyane. Hanyuma rero barafite ikibazo kibakomereye ubu ngubu ureba. Naje kubasura ngo bakeneye ko mbagira inama y'ukuntu batandukana. Naje kubatandukanya muri make. Ariko uyu muturanye babwira ko hari umuganga wagize kumuvura ko yabafasha akabagezayo, niko kuza turazana wende nabaha umwanya bakagusobanurira neza ikibazo bafite, ukumva nimba hari icyo wabafashaho cyangwa se nimba hari indi nama wabagira bakabigusobanurira. Reka nk'umwanya Musafiri ari we mutware w'urugo agusobanurira. Murakoze. Musafiri, amakuru yawe? Ni meza ariko ntabwo ari meza neza. Ikibazo ufite ni ikihe? Ikibazo mfite, umugore nge tumaranye imyaka igera muri 6. Twarabyaranye. Umwana twabyaranye bwa mbere twamubyaye neza, ariko mu gihe gishize hashize amezi agera muri 6 ari no kurengaho, haragiye kuba nko muri 7. Njya gutera akabariro ngasanga ni umucaca, ugasanga hari imyanya myibarukire habaye ikibara. Wewe wareba ntubona igitsina ugiherereye? Ugasanga ni umucaca, ntabwo wamenya niba haba n'igitsina cyangwa iki. Madamu mubaze nawe numva. Madamu wemeze biti ibyo avuga n'ukuri? Ibyo avuga n'ukuri. None se wowe nk'igiye kwihagarika usanga ibyo avuga n'ukuri cyangwa usanga abeshya? Ngiye nihagarika bisanzwe, ariko nyine iyo tugiye gukora imibonano mpuzabitsina arambwira ngo nta gitsina yo kubona ngo ni urwiri. Nanjye sinzi impamvu rwose, twarivuje n'ahantu tutageze, tumaze gutakaza amafaranga menshi cyane. Aho mwagiraga babwira ngo iki? Baratubwiraga ngo baraturoze, ngo bagiye kutuvura, bakaduca amafaranga ngo ugiye guhita bikemuka, tukabaha amafaranga, inzu twaragurishije, twagera mu rugo bikarangira n'ubundi ariko hakundi. None se ubwo rero mwaragurishije ibintu mukaba mwarabyimazeho ubugiye murabona yo mu mpande ko abavurira ubusa. Iki kibazo cyatugonze mbere. Umunyamakuru yemeye karanguza, niba uzi ko uratuvura bigakunda aratuguza. Bagiye byo kwabara gakora byinzi ko ndibavure bigakunda. Nese iki kibazo urumva ari cyo gisanzwe ko twe ikibazo kibaho kandi kiri hagati yabo bombi. Nubwo uyu mugore ari kurenganya umugore ashobora gusa n'usanga umugore ugifite. Biraza reka da. Nta kigira utese ngewe urwiri ndusanga kuri we. Sinzi ka turaza kureba uko bimeze ahubwo witwa nde? Musafiri Ernest. Bigutana ba mwana turaza kumenya ibyo ari byo. Ernest. Madamu witwa nde? Bitwerage Justine. None mukurikije ikibazo mufite ko kimeze n'ukuntu kibabaje, nimara mukamukiza muzanyishyura amafaranga. Njyewe ngurikije ikibazo uko kimeze, nuko wenda nta n'ubushobozi, ntaguha n'ibirenze n'amafaranga, kuko kubura umuntu w'umugabo witwa ngo ufite umugore ukamara amezi 6 udatera akabariro, urumva atari ibintu bibabaje muganga. Nyende kukubaza muzamanyishyura amafaranga. Njyewe nuko muga ngusobanurireho gato.
ubundi bari banyangiye ko tuzana kwivuza tuje tumeze nk'abantu ba betinze bavuze ati bamwe ko nta mafaranga bafite ndabyumva ngo banyuze mu baganga barenga 3 babavura biranga amafaranga bashizeho nabemereye ko amafaranga uri ubace turi buyabagurize ariko nabo bandega umutego ugira ngo nidukira bazayansubiza ariko nibadakira ubwo nyine ndabanyahombye none se ubundi hari mwabwo ni ayuri bubace rero ubwo ningende buyatange nubwo nyine nibakira urabunkoreye nibadakira urabunyambuye none bo ari undi mwabwo ni iki uriya hari mwabwo ni iki ni uyu muturanyi wabo uyu nguyu watuzanye uyu nguyu wavuye niwe watweme no kuvuga ngo ajya no kuvuye gute mvura abantu benshi bose nakubwira nabyo nakuvuye ibyo aribyo yewe naje mfite ikibazo mfite inda yampezemo mfite inda nagize inda nijye wagusobanuriye ko nagize inda yagira amezi 3 igahagarara ubwo rero yamaze guhagarara nyuma yaho birangira ihagaze burundu ubwo rero ndaza n'ubundi uramvura nkura mu mbyaza ikintu amahembe ntabwo uri kunyebuka ako burya bamugani isi ni umudugudu umuntu ajya agira neza kubera ko uribaza ko uyu wafashije ni umuturanyi twabasanze mu ntonganya uyu nguyu atwumva ntabwo yari muri gahunda atwumva yigendera mbona afite akajerekani nk'ugiye kuvoma yumva nyine ikibazo gihari abaratwegereye uyu nguyu ni waruguye nguyu ubuhamya arabufite no korora gufite uko yajangaha uko burya janga arabize n'uburyo yarabize yego ujye gukora rero ngubu ubu sinabwira ngo ndabavura mu buryo ubu n'ubu ntaramenya neza ibyo mvura ibyo ari byo ngiye kwaza njye kubasuzume yego urabasuzuma duhari se cyangwa nawe ko atari ibanga ko atari nta bundi bubambura ubusa wa mugani nakora akazi kawe nta kibazo mugabo umuti wo ufata uriya mbona bihinduye amabara ibintu bibaye murabibonye we fata mikoro tubwire mugamba barira none se ufashe utuntu tw'udufu dushyira ku rupapuro usikamo utuntu tw'utuzi umuriro watse gute ni ukuvuga ngo uyu ni umuti ufashe buriya ni ukuntu nsuzuma kugira ngo ndebe umuntu ufite ikibazo uwo ari we
ni ukuvuga ngo ikibazo gifitwe n'uriya. none se nyine uyu muriro uturutse he tubwiye nyine ni ukuvuga ngo uturutse mu muti. Iyo ikibazo kiba gifitwe n'uriya n'undi byari kwaka. Noneho kubera ko gifitwe n'uriya niyo mpamvu byatse ku muti baje gufata mu biganza bye. nimwe ngo ikibazo bise kibona ikibazo bameze nkibona. Ikibazo bameze nkibona ariko ni ukuvuga ngo icyo ngiye kubakorera ni ukubaha umuti. Umuti niwo nawe nyuha, nawe nkaguha undi, hanyuma birashira ntacyo bitwaye, birashira. hanyuma se uwo muti niwo uzagenda ukogosha urwo rwego babona nawe urabubiriye urabona ko ntabura nishe wa mugani. uciye mu kanwa wawe uri gati. Ongera nafata, ongera n'ubundi fata. Noneho fataho ubusa n'ubusiga mu maso, naho none isiga mu maso. Usiga mu isura. Ubonye ko nyuma yo gusuzuma mbahaye umuti. Ubu tuyikoze weza gukurikirana nyuma y'aho ngaho. basiga aho ngaho haje urwiri. Byo byihoreye ntabwo uri ko gusiga. Rero si ikibazo ko kiri mu mubiri ndani, kiri mu kiri ku mubiri wose. Uyu muti ubahaye uragenda bagosha urwo rwiri biveho. Rega ni ukuvuga ngo ni ishusho, ndabona ni imyuka mibi baba babohereje mu rugo rwabo. Ntabwo wari si urwiri komutere. Ibintu biri mu by'imyuka mibi biri mu rugo rwabo. None buriya yari mu maso ye bikamureba ko wari urwiri kandi atari urwiri. Barabahumanye. None se buriya mubyeyi yagiye kwihagarika bagasanga nta kibazo afite. Uko yibona rero n'uri niko ateye. Ahubwo buriya ari impamvu yatumye bakoze biriya bintu tuza kumenya nyuma y'aho ngaho. Wose urabaha igihe kingana n'uko cyo kuba reka turebe uko biza kugenda mu kanya. Umuti niwo ugiye gukora ubu ngubu. None se twe turatatumye igisubizo ko bakize cyangwa byanze? Murahita mukimenya muragenda mugitwaye. Safisha amafaranga yo kunyishyura. Ariko nanjye nayishyura, ariko ngamenya n'umuntu wakoze ibyo bintu. Ngo iki? Umuntu wakoze ibyo bintu sinumvise avuga ko yaramuvuga si akamutubwira. Ibyo simbizi namubwirwa n'iki? Unkorera ubuvugizi uwo muntu tumumenye umunyamakuru. Neza umuntu wabubwirwa n'iki? Ntago ubyo ntago byakundi. Akikizima nuko dukira. Ubaze wamubajije se ukumva niba birashoboka akagira tukumva niba aramumenye. Aramubwirwa n'iki? Wewe shaka muga garuka tukubaze ngo ikibazo naho bagize aba bantu bacu. Marambaza ngo bajya bikunda ko mubabwira umuntu ngo wabaroza. Umuvuye ntuburi umuntu wamuroza wamuhemukiye. Uramubwira? Uramubwira ukamubwira ukamuha condition yuko nta kintu ashobora kumuhemukiraho na kimwe. Uramumubwira kubera ko nawe ugashobora kuvana tukugira inyandiko yuko umuntu aramukamumenye akagira ikintu azamuhemukiraho nawe bizamugaruka. Yego. Safura byumva? Ndi kubyumva ariko nkamumenya. Ubona mu nyuma agira n'umujinya mwinshi kandi impamvu bafite irumvikana, ariko rero ntabwo ngemera ko umuntu agomba kugira umujinya mwinshi ungana kuriya. Safura njye kubera amazina y'umuntu agiye umugore ariko ntiwemereye kwihorera. Se bundi burukumbwira iki ntaramenya niba nanakize cyangwa se byakemutse. Reka dutegereze turebe ibyo turabimenya nyuma. Okay. Ubwo mugara duhigiye kingana gute wenda ngo tube dutegereje mwitonda gake ikindi kiri gukora. Mwitonda gake nanjye ubwo ari ngiye gukora gatoya. Ndaje ndavuga mu kanya gato kandi ngiye kuba nkoramo hariya. Sinzi niba nagira na mikoro ariko niba ari kujya mutwara. Ubundi se watweretse muri labo yawe. Muze mbabereke nta kibazo. Mba ntacyo gutwara. Nimuze nta kibazo. Tugende. Ni imiti yose yongiye. Bise n'ibiki? Iyo ni imiti.
mbona bimeze sombe. imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye. Dukomeze ni muzi nta kibazo. kamera makomeze imbere turebe. Nkawe hano kari muri labo koko nkorera. ubu si ibintu ndabona ibicupa byinshi koko. Ibi ngibi byose buri cupa nagira hari imiti ya buri ndwara. Oh yes. Uretse ngo iyi bicupa tubona bishobora kuba bingana nk'indwara ubasha kuvura. Cyangwa hari n'indi miti idahari. Ni byinshi koko. Ndi kubona icyo kintu kirasi kimeze nk'uruhu se ni iki? Kimeze nk'uruhu rw'ipusi. Kirana ni umwe mu miti mfite ahangaha. Uruhu narwo rukavura se? Ruriya ni umuti kuba hari ubwanwa nkuraho nakora ubwanwa nkagira icyo mbamaza buriya nabwo. Cyane cyane nk'ibintu bijyanye n'amashitani n'amarozi na byose ndabiteratanya n'imiti mbanga n'ubwa bwa ruriya ruhu. Urwo ruhu ni urw'inyamaswa ubwo ngubwo? Uruhu ni urw'inyamaswa bita inkira. Inkira se mu Rwanda zirahaba. Ariko narukuye hanze nanjye. Yego. Iyi niyo labo yawe niho uko? Aha niho nkorera mangwana mu nijoro. Ni ukuvuga ngo ahubwo hari n'undi mutanga mpagira wowe wamaze ngo buri gikombe kibamo umuti. Ahangaha harimo umuti hano hari umuti. Uyu muti uranga uvura inyatsi. Bo harimo n'indi ushobora kuba uri mu kazi ntagire umuntu ukureba nabi mwe bakwanze mu kazi. Bo wafata ntagire ingaruka zikuzaho na nkeya bakahita bagukunda bidasanzwe. Bo hari n'uwo gucururizaho nabo nayo turayigiramo hano. Tugira imiti myinshi y'amoko atandukanye. Bo indani ubu imiti uburozi bw'ubutamikano, uburozi bw'uburengano, uburozi bw'ubutumano yose turayigiramo ahangaha birimo. Noneho niyo gufata abajura. Umurimo kwiba ahantu ngo neze kubyumva ngo ngagaheraho. Giye ntabwo aheraho. Ahubwo ugiye byarabitera kubiza ni wawe mu rugo kwa nyirabyo. Ubwo muti utangira ngahe? Bo zabatura n'ukuntu tunyubukanye n'uje kwivuza. Hari igihe usanga nta kintu nawe ari nk'ubufasha. Bikumvikana nta kibazo. Muri make ubundi kwa muganga hari umuganga wa Kinyarwanda nta biciro tujya tugira. Ubwo umuntu buteye nuko unubo wari ubona afite. Dukunda abantu gusoma amafaranga. Mukunda abantu gusoma amafaranga cyane rwose. Yego. Hanyuma ubwo se kuri gahunda ya bariya niyo nje kwakorera hari byinje kwakorera hano. Ahubwo gahunda y'amafaranga mwambwiye ko muza kumpa ko ntayo ndabona muramagaye buriya. Ahubwo mugani nangahe ko nta mafaranga dufite. Tugiye ko ufasha nite nuko bari ubwo batugabanyiriza abonye ko nta mafaranga dufite. Sinubaca menshi. Yego. Muramumpaye aho ngaho nka 300. Andi ubwo wenda mutuzabigana nyuma banabo bamaze kugira icyizere. Ntacyo. Ibyo nta kibazo rwose. No kwishyura kuri telefone ntibyemewe se? Nta kibazo biremewe byose. Nta kibazo niyo ako na cash turafite turaguha ikishoboka cyose nta kibazo. Sawa. Ubwo turaba tugutegereje cyangwa mu gihe gato maze nkorera bano bantu byabo ndabije mu kanya ngewe nanjye ndaje. Nta kibazo. Sawa murakoze.
Mustafa. Pereza ni musafiri. Musafiri. Musafiri amakuru yawe umeze. Ni sawa. Madame Zito. meze neza. Ibibazo bafite ni iki ko? Ikibazo nari mfite ni cyo gutera akabariro ngasanga hari urwiri. Kandi ufite gutera ko ugasanga hari urwiri. Tagira ngo umufashe. Baguka n'umudamu wawe. Sibyo? Mujye muri kiriya umudamu wawe se? Ni umudamu wanjye. Mujye muri kiriya cyumba. Iki ngiki. Noneho wongere urebe uzire ku rwego rubona. Umugabo nk'iyo usikoza ni ibiki none? Ubahaye tere. Fasha mikoro gato ugisobanure. Hariya nagende nagerayo. Kubera giyewe ibyo maze gukora nize ibyo nkuzi ibyo ari byo. Yego. Nagera ubu nagerayo aza tubwira ati giyewe. None se ubwingo ajye gutera akabariro se? Abutabarogoye. Dusobanurire ntago mbarogoye. Niko. Ubohereje ngo ajye gutera akabariro bajye kureba ko bakize ubohereje nyine uri umugore we. Agenda reba hagiye arasanzwe areba n'ubundi arembwiye ko ari kurwiri. Nayo kurukiriho. Nawe. Urya ngo dutane ibisubizo. Niba ari byo turabimenya. Kumva baseka se. Kandi kumva baseka. Ari gutitira. Ari gutitira. Nugira ubwoba. Musa ubwo baragaruka cyangwa baragumayo baragaruka. Agiye guprofita. Niko bimeze bite? Baragaruka. Bimeze bite bwo ko useka se? Tubwire rero. Kuva nabaho mbonye umuganga. Aho yagenda. Umuganga ntamubonye pe nk'uyu ibintu byaciye mu madamu humura. Ntago ibintu nabyemera. Ntago ibintu nabyizera. Musafi ntago nabyizera. Ni ukuri kw'Imana ntabwo nakubeshya. Umujinya n'umushiha wari ufite ntago narinzi ko wahinduka ukamera gutya. Isaha n'igice byose ishize se ntabwo ari nini. Noneho amezi 6 nari nshize ntabikora reka ubwo ngiye ndi gutinda kugera mu rugo. Ahubwo ngiye uzi ikintu navuga. Ndabanza kugushimira ko ari wowe yutahagera uri nk'umunyamakuru uyu mubyeyi ntago ababonye uko gutakambira ko ngiye yarambwiye naramunaniye. Cyakora nawe reka musaba imbabazi. Ariko noneho kanguhe n'icyizere amafaranga yawe ntayafite. Oya ntayafite ahubwo n'umudamu nawe kanguhe n'icyizere amenye ko none hatahanatuje. Iriya nzu ntabwo nayigurishije nuko namubeshyaga. Naramubeshye. Amafaranga urafite ahubwo wowe wanze kuza kwivuza. Ni inzira hari gange nagutumyeho. Ngamwicare rero mugisha ngo ubwira muganga ubundi twitahire tubasige amahoro. Cara hano sha. Ubu ngubu noneho wasiye. Ndabona kayari zose. Ntabwo kayani zose n'uwawe umugore wawe. Ubu ngubu rwose. None se uribuka ko wari wampamagaye ngo nze kukugira inama y'ukuntu mwatandukana? Ubu ngubu ntayo ngishaka ahubwo ariko ntabwo nari nabyibagirwa kuko waje ugira umumaro kandi ntabwo wakishimira ko umuntu asenya. Yego. Ngamushimire muganga rero. Asebwe uyu mudamu we ntiyamushimira ara. Nukuri ibintu mbonye biranangaje. Nari maze amezi 6 yose naseka. Mwayibonaga namwe pe. Nari mbabaye ariko mbonye igitangaza. Uyu muganga Imana imumugisha. Mbese imwongere ibintu byinshi pe ankureye igitangaza arongera aransekeje. Ansekeje nka Hana ngiye kubyara. Yeye kubyara nya. Nishime nawe ngira urugo nk'abandi babyeyi. Cyangwa ni ibyaka kanya muga. Wasi byakanye. Muga. Cyangwa nk'abandi batubeshya. Oya uyu si muganga.
wenda tuzongera tunagutumeho niba na ngombwa njye ubu ngubu nizeye ko ngiye guhita ngira akana ubwanjye nkwemereye inka urakoze cyane umwana nimugira inka ntayiguhaye urakoze cyane kabisa urakoze hanyuma cyari gisigaye rero yambaye ko kiraza kuganira n'umuntu wabikoze kuri kubera ibyishimo nari nabyibagiwe ariko cyangwa uramubwira amazina y'ibintu ni amazina ariko kaho hantu ntangiye kugira ikibazo ubundi umuntu yaba ariko n'isura byaba byiza kurushaho uwo muntu se bigakunda birakunda nta kibazo ubwo uwo muntu yarabikoze agambiriye kirahari gikomeye hagati yanyu n'umuntu uza kukimenya wakitubwira si bose bahari ngeze ndakikubwira njye ndakizi ko uza kukivugira uza kuzagaragaza kukivugira uwo muntu aratuvugisha mukaramu ye mugabo wowe urinde ndahiye we wowe urinde kwemuka ndahiye we urambaza kandi uri kuntwika aho suri kumpamagara wowe uri kumpamagara urinde Justin uramuzi kurumva uri kuntwika ndakubaza Justin uramuzi ndamuzi wamuhoye iki namuha amafaranga yanjye musaba ko turyamana arabyanga none wamugize kuriye njye wabikoze ariko ngiye kukwica nawe oya ntunyice ahubwo uri kuntwika mbabarira none se ko njye amafaranga yanjye katayampaye wowe witwa nde njyewe ntabwo nakubwiye izina ryanjye ntabwo nakubwiye izina ryanjye ahubwo ndamuzi we Justine si wendagije ntabwo mbishaka si wendagije yego winyicane njyewe njyewe ndagije ariko impamvu nyine nabikoze namuhaye amafaranga yanjye musaba ko turyamana arayanyima yanka no kumpa ibyo namusabye ubwo rero ibi bintu ntuzongere kubikora kandi nujya kubikorwa nanjye ngiye gukora ibyo nshaka mbabarira ntabwo nzongera we ntunyice urinde se kuri kuntwika uranyishe we mbabarira ntabwo nzongera mbabarira